twongeye kuramuka nanone turabaramukije aho mutuye mwese nk'uko musanzwe mudukurikirana. Iyi ni channel y'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bavugurura SDARM Rwanda, mu magambo arambuye bishatse kuvuga Seventh Day Adventist Reform Movement. Turabasaba rero mwebwe mudukurikira gukora subscribe kugira ngo mujye mugezwaho ibi byigisho byiza by'ishuri ryo ku isabato ndetse n'ibindi bitandukanye. Muri aka kanya rero tugeze ku ngingo yo kuwa kabiri ifite umutwe uvuga ngo ibyo dukeneye. Mbere rero kugira ngo twinjire muri iyi ngingo ndagira ngo tubanze tubibwire njyewe uyoboye iki cyigisho. Amazina yanjye ni Nshimyumukiza David. Nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Aimable Nshimiyimana rero niwe ugiye kutwigisha muri aka kanya. Mbere yo kugira ngo rero twige ingingo mureke tubanze dupfukame dusenge. Data wa twese, twongeye kugushimira uburyo wabanye natwe mu cyumweru gitambutse, tukaba tugeze muri iki cyumweru tugihumeka kuko abazima ubihimbarizwe. Uwiteka turagusabye kugira ngo uze ubane natwe muri ibi byigisho tugiyemo, kugira ngo ibyo ukunda kandi ushaka abe ari byo kuduhana ubuntu no kwizera mu izina rya Yesu, amen. Murakoze rero, ubu tugiye kwinjira mu ngingo y'uyu munsi neza. Mbere yo kwinjiramo mureke mbanze mpe ikaze mugenzi wanjye mwene data Nshimiyimana Aimable atugezeho ingingo y'uyu munsi. Urakoze cyane kumpa karibu no kumpa ikaze kuri iyi ngingo kwa kabiri, kandi namwe mbahaye ikaze nanjye kugira ngo tubashe kuba twaganira ku ngingo y'uyu munsi, kandi dusabye umwuka wera kugira ngo atuyobore twumve neza ijambo yandikishije. Ingingo yo kwa kabiri iravuga ngo kwita ku byo dukeneye. Ikibazo cya A kirabaza kiti ni iki Yesu yabonye mu buryo burangwa n'impuhwe abantu bari bakeneye, kandi ni gute yakoresheje ayo mahirwe kugira ngo agerageze ukwizera kwa Filipo umwigishwa we. Tugiye gusoma isomo riboneka muri Yohana. David aridufashamo Yohana 6 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Yohana 6 umurongo wa 3 kugera ku wa 6 hari amagambo avuga ngo Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika, iminsi mikuru y'Abayuda yendaga gusohora, Yesu yubura amaso abonye abantu benshi baza aho ari, abaza Filipo ati turagura hehe ibyo kurya aba babone ibyo barya? Icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze, ubwe yari azi icyo ari bukore. Urakoze cyane. Murumva abantu bari bakeneye iki? Kuko Yesu abajije Filipo umwigishwa we agira ngo agerageze ukwizera kwe. Ariko hano tubonyemo yuko abantu bari bashonje, bari bakeneye ibyo kurya. Ntabwo ari ibyo kurya by'umwuka, ahubwo n'ibyo kurya by'umubiri. Ejo hashize ku wa mbere twabonye uburyo abantu bari bashonje. Bari bashonje ibyo kurya by'umubiri, ariko bashonje ibyo kurya by'umwuka, cyane cyane by'umwuka cyane. Ikindi nanone ejo hashize dukurikije uko twabibonye, bari abantu igihe bajyaga gushaka Yesu bari bagiye kumushakaho ibyo kurya by'umwuka. Niyo mpamvu ntabwo barashonje inzara y'umubiri. Niyo mpamvu ingingo yavuga ngo abantu bashonje. Rero bagezeyo ibyo Yesu ababonye abona banakeneye n'iby'umubiri. Murakoze, twakomeza. Nk'uko abantu tugiye gusoma amagambo asa nk'aho ari maremare aboneka mu gitabo cy'ibifuzwa ibihe byose, paje ya 364 ndetse na 365. Nitumara kuyareba aya magambo nibwo turagira icyo tuvuga kuri iyi ngingo. Nanone Yesu yitegereje abantu bateraniye ku musozi, maze yumva abagiriye impuhwe. Nk'uko bisanzwe umwanya wo kuruka wugize muto, yabonye abantu bakomeza kuza, maze abona ko akeneye kubitaho. Kristo yabagiriye impuhwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri. Yavuye aho yari yiherereye n'abigishwa be, maze ashaka ahantu hakwiriye ho kubigishiriza. Nta bufasha bari bavanye ku batambyi n'abakuru, ariko amazi y'ubugingo akiza yatembaga ava muri Kristo ubwo yigishaga iyo mbaga iby'inzira y'agakiza. Yesu yabigishije mu buryo buruta bw'abatambyi n'abakuru. Umunsi wari ukuze kuko izuba ryari rirenze, nyamara abantu bari bagishaka kugumaho. Yesu yarakoze umunsi wose atigeze aruhuka
cyangwa ngo afate icyo kurya. Yari ashonje kandi ananiwe, maze abigishwa be bamusaba kuruhuka imirimo y'uwo munsi. Urumva ko Yesu nawe yari afite umubiri nk'uyu wacu, yari ashonje kandi ananiwe. Ntabwo hari abantu barafite inzara gusa, nawe burya byari uko. Ariko ntiyashakaga gusiga imbaga y'abantu benshi baramukikije. Abigishwa bashaka ko yiyufura akigendera akajya kwiyeranja, ariko yanze kubasiga. Uwigishije abantu inzira yo kugera ku mahoro n'umunezero ni nawe witaye ku by'umubiri wabo wari ukeneye nk'uko yitaga ku by'umwuka byabo. Yitaga kuri byombi Yesu. Abantu bari bananiwe kandi bafite intege nke. Harimo ababyeyi bateruye impinja n'abandi bana bato bafashe imyenda yabo. Benshi bari bamaze umwanya muremure bahagaze, babuze ahantu bicara kubera ukuntu bari benshi babyigana. Benshi bari baturutse kure kandi batigeze bagira icyo kurya, icyo barya uhereye mu gitondo. Bashoboraga kugenda bakagura ibyo kurya mu midugudu ndetse n'imijyi yari izengurutse aho. Ariko Yesu aravuga ati mube ari mwe mubagaburira. Hanyuma abaza Filipo ati turagura hehe ibyo kurya ngo aba bantu babone ibyo barya? Ibyo bivugiye kugira ngo agerageze ukwizera k'umwigishwa be. Aya magambo agaragaza ukuntu Yesu yitaga ku by'umubiri n'iby'umwuka. Ariko reka mubaze akabazo gato, ko Yesu yitaga ku by'umubiri n'iby'umwuka, kuri iki gihe ko tujya gusenga bakatubwiriza rwose ukumva iby'umwuka wafashijwe pe, ariko hari igihe wumva unashonje rwose, cyangwa se n'umwenda wambaye warashaje rwose, urabuze amafaranga yo kugura undi. Buriya nka pasiteri bacu buriya ntabwo badufasha no ku by'umubiri. Ukuntu bimeze ubundi umuntu Yesu dukurikije uko twize iki cyigisho, uribuka ko gifite amagambo aboneka mu isomo ryo kuzirikanwa rivuga ngo Yesu arabasubiza ati nta kibajyanayo aba ari mwe mubagaburira. Ushatse kuvuga iki? Izi ntumwa cyangwa se ababigishwa ba Yesu bo babonaga yuko nta ibyo bafite bidahagije, sibyo? Bagashidikanya. Rero natwe ibyo dufite bikeya, kuko twabibonye mu magambo abanziriza iki cyigisho, nitubitanga bizunguka tubona ibindi. Erega buriya ushobora kuba unameze nabi kubera ko watinye kugira ibyo utanga, kubera ko watinye kugira ngo ibyo utanga. Nubona haje umuntu ushonje ufite bikeya mugaburira, si ngombwa ngo abapasiteri bari bamugaburira. Cyakora urakoze cyane. Yesu hari abantu kugira ngo iriya mitsima n'amafi yabahaye, ni umwizera, ni umuntu wari urimo wiyigishaga wayizanye. Ubwo ibyo rero ntabwo dukwiriye guhanga amaso abagabura, ahubwo twebwe hagati yacu. Niyo mpamvu Yesu abaje Filipo, yabwiye Filipo ataba ari mwebwe, ntabwo ari we, yavuze ataba ari mwebwe mubagaburira. Rero nkatwe abizera dukwiriye gutandukana na Filipo. Filipo yitegereje imitwe y'abo bantu ukuntu ari benshi, agira ubwoba, aravuga ati nubwo wagiye idenayiro 200 tugiye kubera tuzayabona ku ngingo y'ejo, ati ntabwo aba bantu bahaga. Filipo yagize umutima nk'uwo dukunda kugira, wafite udufaranga duke ukumva ukozeho ngo ufashe umukene, ukumva yatushirirwa utabona nayo zaryo ejo hazaza. Rero ntabwo twere kumera nka Filipo. Yesu rero aravuga ati aba ari mwebwe. Byumvikane ko ni inshingano yacu twebwe abizera, ubundi abagabura bari nko mu mwanya wa Yesu. Rero Yesu aravuga ati ntabwo ari njyewe, ahubwo aba ari mwebwe. Nuko umwe muri abo mu bo yaramuyigisha abazanye imigati, abazanye n'amafi 2 n'imigati 5, aba ari byo Yesu aheraho atubura. Ngaho natwe nimureke dufashe bagenzi bacu, dusaranganye bikeya dufite. Yesu nawe azahaba abitubure. Nutanga 1000 ufashije mugenzi wawe, Yesu azaguha 2. Buriya uzi impamvu dukena? Hari igihe umuntu unyuraho ku muntu akagusaba, ugakora mu mufuka ukamuhereza 100, none Imana ikaguha 200, ugakomeza ukaguma gutyo, ariko uramutse buri umuhaye 5, Imana yateguye 10 rwose. Oya niko bimeze. Rero iyi ngingo rwose nikiri kudushishikariza. Turi hafi kuyisoza, nimeke turi ikibazo cya B, harabura gato ngo tuyisoze. Mbese Filipo yabyakira ati Yesu amubwiraga ati turagura hehe imitsima cyangwa aba bantu turafashisha iki?
dusomere David muri Yohana 6:7. haravuga hati Filipo aramusubiza ati imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyakwira nubwo umuntu yaryaho gato. Rero Filipo yarebye imitwe myinshi y'abantu bari bateraniye aho, atekereza ko bidashoboka kubona ibyo kurya byahaza abantu bangana batyo. Yarashubije ko nawo hagurwa imitsima ya denariyo 200 itabakwira nubwo umuntu yaryaho gato. Ni kuri ya paje nyine twarimo dusoma mu bifuzwe byose. Byumvikane ko ugushidikanya Filipo yagize gukunda kubaho no kuri twebwe rwose. Rero dukwiriye gusaba Imana kugira ngo idufashe ntitugatinye gusaranganya dukeya dufite. Yesu azadufasha kuko Yesu yita ku byo dukeneye by'umubiri nk'uko yita ku byo dukeneye by'umwuka. Amen. Sinzi niba ari cyo warenzaho kuri iyi ngingo tukayisoreza ahangaha, yavuga ngo kwita ku byo dukeneye. Hano ikigendanye no kwita ku byo dukeneye, dukurikije uko tubona, dukeneye iby'umubiri tugakenera n'iby'umwuka. Byombi. Ku ngingo yabanje twabonye ko abantu baje kuri Yesu bakeneye iby'umwuka. Kuri iyi ngingo turi kubona yuko Yesu warabarebye abona bakeneye iby'umubiri. Abirumvikana. Abantu baje bakeneye iby'umwuka, Yesu arabarebye we abona bakeneye iby'iki? Iby'umubiri. Ese wowe iyo ugiye kubwiriza ubutumwa abantu ukabazana bakagukurikira, icyo baba baje bagukurikiyeho ni iki? Baba baje bagukurikiye ku by'umwuka, ariko nawe ukeneye kubareba ngo ubone n'iby'umubiri bakeneye. Hano rero Yesu baje bakeneye iby'umwuka arabibaha, arenzaho abaha n'iby'iki? N'iby'umubiri. Ariko Filipo we mu kureba Yesu areba abo bantu abona iby'umubiri bakeneye ntago yabibona. Abonye Filipo we abonye atabibona, abwira Yesu ati turabigenza dute? Yesu ati abari mwebwe mugira gute? Mubagaburira. Yesu ati noneho rero Yesu amaze kubabwira ngo abe aribo babagaburira, Filipo arashidikanya ati niyo waba ufite idenariyo 200 ntiwagira gute? Ntabwo wabona ibyahaza aba bantu. Reka rero dukomeze imbere, turaza kubona ibyo Yesu yakoze kugira ngo Filipo abone yuko hashobora kuboneka ibihaza abo bantu. Koko nibyo, urakoze cyane. Ejo tuzabibona uburyo ikibazo cyakemutse. Ariko icyo tubona ahangaha ni uko nubwo afite bikeya, wenda ukabona umuntu ubukene afite burakomeye ntago wabumara. Ariko nibura musaranganye duke ufite uyu munsi, uko biri kose Imana ica inzira n'ejo hakaboneka ibindi. Rero Imana idufashe kugira kwizera, kandi Yesu Kristo yiteguye natwe kuduha iby'umubiri ndetse n'iby'umwuka. Amen. Imana itubashishe mu izina rya Yesu. Amen.